duhere ku bwiza ababyeyi banjye barabimbwiraga twigizeho ku bwenge abarimu banyigishije barabimbwiraga ku muco n'abandi nabo barabimbwiraga harimo abarimu harimo abadufashaga muri discipline ku ishuri bagendaga babimbwira kandi akeka ikintu umuntu utarenze umwe akubwiye haba hari impamvu bakomeza kubikubwira so I said reka ngerageze amahirwe yanjye ndebe. Hello my people, what's up dear friends, hello beautiful ladies, nizere ko mumeze neza ndabasuje aho muri mu bice by'isi bigiye bitandukanye abarere ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Europe, by'umwihariko muri Russia, abana muri Russia badukurikira kabisa nabibonye ndabashimiye cyane mukomeze mu dukurikira mukomeze kandi subscribe kuri YouTube channel yacu ndabasuje abari muri East Africa mwese by'umwihariko mu Rwanda mwese bomeza kubaha komeza kubabwira kabisa ati ko muri abantu bagaciro cyane kuko mukomeza kudukurikira mukomeza kudushyigikira abarundi mwese abamudukurikira mu Burundi kabisa much respect muri abantu badanje ndabashimira mwese bambani ikaze mu kiganiro cyacu kandi nizera ko mumeze neza abatameze neza mwese abarwaye turabifuriza kugarukira abatameze neza mu bundi muzaba butandukanye turabifuriza kumererwa neza n'ubuzima c'est la vie musa bimeze neza ejo bikagenda nabi ariko ikomeje gusenga gukomeza gukora ibibazo byose bigenda bikemuka bikagenda bimera neza ndabasuje bitabani ikaze mu kiganiro haista nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano uyu munsi umustar wacu munsi yitwa Nshuti MUHETO Divine Miss MUHETO Divine akaba ari umustar wacu umunsi muri haista hano kuri Jano update ariko mbere ko dukomeza guys ndagira banze babwire uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cy'inshuti sometimes ari gihe twitiranya inshuti abantu bose muziranye kabita inshuti ariko ntago ariko bimeze kuko agiye twitiranya inshuti umuntu muzi abantu muziranye abantu mukorana abantu bizaba gufasha mu buzima bwa buri munsi bose kabita inshuti za gusa ntago ariko bimeze abantu mukorana hari inshuti hari abantu muba muziranye hari abantu muba muhura mu buzima bwa buri munsi bigusaba nyine ko ugomba kuba ufitanye relationship nabo hagati yawe nabo ariko bose ntabwo bari kare bari inshuti zawe zanyazi ni wa muntu ukenera akagufasha ni wa muntu ko hafi mu buzima bwa buri munsi ni wa muntu ugira ikibazo akaba bizi ni wa muntu ushobora gutura ikibazo cyawe ni wa muntu ushobora guhamagara ati ikibazo kindi kikaba yagufasha ni wa muntu ushobora kugira inama ni wa muntu nyine ugukurikirana buri munsi ku munsi wa muntu uhamagara ukamenya ibitekerezo byawe ibyifuzo byawe wa muntu ukugira inama wa muntu ugufasha bugiye butandukanye byabo bijyanye na finance ibitekerezo wa muntu kugira inama wa muntu gutabara wagize ibyago wa muntu uhari mu bihe bya buri munsi rero giye dufata nk'abantu mwahuriye ahantu abantu bafite contact zabo abantu mwahuriye ahantu hagiye hatandukanye bose kabita inshuti zawe ntago ariko bimeze hari abantu muziranye hari abantu b'inshuti zawe hari n'abantu b'inshuti z'inkoramutima ya nshuti imwe iri deep ya nshuti uri gukurikirana buri munsi ku munsi ubuzima bwawe ndetse n'ibyo ukora buri munsi rero guys cyo tumenya gutandukanya abantu b'inshuti zawe igihe sometimes ugira inshuti wa muntu nyine uhamagara cyangwa se wa muntu uvugisha wa muntu uha umwanya wawe uko umukeneye ntago umuntu inshuti zawe inshuti yawe burya ntago sometimes inshuti yawe ugomba nyine kuba uri muri close cyane muri close ku buryo abaza amakuru yawe abagukurikirana gusa ntago bivuze ko n'umuntu w'inshuti yawe mukomeza mushoranye mukurana ahantu hose muhamagarana buri munsi no inshuti yawe ntamuntu ugukurikirana nyine buri munsi mu buzima bwa buri munsi uzengameza ate uzakura iki ngiki uyu munsi amenye gutyo kunuku niyo muntu w'inshuti zawe pana abantu ufite contact zabo pana wa muntu uwari wese mwahurira cyangwa se kuba mukurana bivuze ko muri inshuti hari abantu muziranye hari abantu inshuti zabo cyo tumenye gutandukanya inshuti kugira ngo sometimes tutaba mu mutego tutiranye inshuti guys ndabashimira leta mbani ikaze mu kiganiro haista nk'ibisanzwe umunsi kumwe nanjye Jano nkuko nababwiye umunsi umustar wacu umunsi yitwa Nshuti MUHETO Divine akaba ari umustar wacu umunsi uyu munsi tugiye kohereza ubutumwa nk'abakunzi n'abafana be afite abantu benshi bamukunda cyane afite abafana bamukunda uyu munsi rero muri haista y'uyu munsi no tugiye kohereza ubutumwa twamugeneye hano kuri Jano update ariko mbere yuko tumwohereza ubutumwa twamugeneye nabaza nkongeraho gato mu mateka ye Nshuti MUHETO Divine ize kuri The Kingdom Center amashuri abanza amashuri yisumbuye yiga kuri FAO. Nshuti MUHETO bameze gute? Meze neza umeze nk'umuntu utishimye ufite ibitotsi ndishimye okay so tugiye kuganira namwe so watwibwira ukatubwira imyaka ufite aho uturuka muri make birambuye tukakumenya. murakoze cyane nitwa Nshuti Divine MUHETO mitorizanyuma ndi umunyarwandakazi mfite ababyeyi bombi imyaka 19 y'amavuko nangije amashuri yanjye yisumbuye umwaka ushize nigaga FAO Girls School
ndi umuntu ukunda abantu, ukunda guseka kenshi umuntu nishimye ndi guseka. Ikindi ndi umuntu udakunda ko umuntu amutakariza icyizere. Murakoze. Kuki udakunda ko umuntu agutakariza icyizere? Hari experience waba warabigizemo, hari umuntu waba gutakariza icyizere bikakugora kukigarura? Ni ihe mpamvu icyo kintu utagikunda? Impamvu nagikunda nuko akenshi mu bwonko bwanjye barabimbwira. Ni umuntu iyo agutakaje icyizere gutakariza completely atitaye ngo umwana sahora bimbwira nyine make sure ko umuntu ukize umuntu agufitiye atazagira akakigutakariza ko bizakugora kongera kucyubaka. So ni ikintu nakuze nyine numva nanga pe nshaka ko kitazanambaho. Hanyuma 2021 imbere yaho gato ukajya muri Miss Rwanda yakuranye inzozi n'undi zo kuzaba Miss Rwanda. Hanyuma igihe kigeze amaze gusoza amashuri yisumbuye yasoje imyaka 18. Ko nambaye ikamba rya Miss Rwanda nicyo gihembo cya mbere cyandutiye ibindi ko ni ikintu gikomeye cyane. Imodoka ziruriya imodoka ariko iyo utaza kuba yakamba kureba ku myaka yawe we 19 ibyo ndi kuvuga utaza kuba yakamba kuri 20 banumva bikaze kuri 20 biba bikaze. Imodoka nayo irakaze pe irakaze ariko byose mbikesha iriya kamba. Iragira ikamba nago ariko imodoka nago nari gukora ibindi bintu bitandukanye. So gihembo nyamukuru kindutira ibindi ni kamba na title na hawe na Miss Rwanda. Umwambere bwikaje kujya muri Miss Rwanda ni mama we umubyara. Mama we ati kabisa tuzagushyigikira nta kibazo. Abwira papa we, papa arabyemera, umuryango uramushyigikira. Agenda ahagarara intara y'uburengerazuba barazamuka birangira ba Miss Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero Nshuti Divine akaba aho Miss Rwanda yahagarikiye yategurwa na Inspiration Backup ari uri kuba Miss y'u Rwanda 2022. Kugeza na ubu ngubu ntawe uramusimbura. Twabyita ko ari nkawe Miss Rwanda yafungiyeho. Kugeza ubu ngubu Miss Rwanda itaragaruka rero MUHETO Divine niwe Miss y'u Rwanda uheruka. MUHETO Divine rero uyu munsi nk'abakunzi be n'abafana be niwe dufite utumwe tugiye kumwohereza. Gusa uretse ko no Miss ari no mu bihe bitoroshye kabisa kuko ari gukurikiranwaho icyaha cy'ubusinzi akagonga ibikorwa remezo. Yakoze accident agonga atwaye. Nshuti Divine rero kugeza ubu ngubu ari mu maboko y'ubugenzacyaha kuko ari gukurikiranwaho icyaha cy'ubusinzi bukabije yarangiza agatwara yasinze ubundi akagonga ibikorwa remezo. Ubu ngubu ariko nubwo bitarahamwa neza ko icyaha kimuhama cyakurikiranwaho icyaha ntaho twabikopfanira ariko gusa umunsi n'abakunzi be n'abafana be tumufite ubutumwa twamugeneye. Ubutumwa twagenera MUHETO Divine kuko ubu ngubu ahari ntabwo turusha neza ko yanayibona. Ubutumwa twamugenera nk'abakunzi be ni ukumwifuriza gukomera kandi nk'abakunzi be icyo tumwifuriza ni igihe icyaha cyaba kimuhamye, igihe icyaha cyamuhama agasaba imbabazi kandi akabikuramo n'isomo kugira ngo abashe gukomeza yo gutakaza icyizere nk'abanyarwanda cyangwa se abakunzi n'abafana be bamugiriye. Agasaba imbabazi igihe yakoze ikosa cyangwa se akabyigiraho nyine amakosa kuko tuberaho mu kwigira amakosa. Ubutumwa twamufitiye uyu munsi n'ubwo ngubwo gukomeza gukomera kandi twumva ko tumukunda cyane. Uretse ibyo ngibyo bindi biba byacu kuko umuntu arakosa, burya umuntu akosa uko yakoze tugakomeza kumwifuriza kuba yabicamo bikarangira ariko akabyigiramo kuko niba ari amakosa akayasaba imbabazi kandi akabyigiraho kuko tuberaho iyo umuntu akosheje abagomba no kwiga agakosora amakosa yakoze. Ndabashimwe twabanye muri kino kiganiro. Abantu mwese mwakanda subscribe umuntu w'agaciro cyane. Abantu mukomeje kudukurikira cyane, abantu mukomeje ko mudushyigikira. Imana ikomeze bamugisha kabisa. Naho turakanda subscribe. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe kugira ngo twibanire buri munsi ugashare ibiganiro byacu kandi ukatugena inama muri comment. Niba ari umuntu wifuza gusangira ikiganiro cyacu wagisharinga. Ndabashimiye cyane. Imana ikomeze bamugisha. Ndabakunda cyane. Ciao. Njyewe n'igisonga cyanjye Keza Mauritia. Twe turi kurebana cyagiye cyambere kinini cyane. Yajya kuvuga namba nkumva shimiye abaterankunga nkumva vuze ikindi kintu. N'igihe cyatinze pe cyaratinze. Ndumvaga ari igihe kinini yatinze kuvuga nyine umuntu abyakire ko ari ufite ubwoba. Tufatanye na Mauritia twe turi kubwirana you're good, you're beautiful, you're intelligent. Wakoze what you had to do. So if you get crowned, kongs, and I come if you get crowned, kongs. I love you, all the luck. Just twari guterana. It was more of a motivation session. Twari guterana imbaraga. Mauritia yambwiye I got you. Yeah, ibintu nyine byambere bishya byane emotion cyane.
babaje kwamagana mbaye Miss Rwanda nabanje ndya Mauritius ndavuga wait bavuze namba kangaye Mauritius mbwa 44 nyibyo bikomeza binungura ngo Mauritius mbaye Miss Rwanda akambwiye go Miss Rwanda